shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe. Oh, we shall overcome someday. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid. Deep in my heart, I do believe. Oh, we shall. niho rero yaraje ararinira Nefutali araza arambwira turamugure ni wamuzanye kuko arazi ko avuye Bujumbura. Nefutali nawe ngo ntiyahakanye kuko yarazi uko nabivuze kandi ntabyo nari navuze kuko nta nibyo yari yambajije. Aravuga ati nigera muzanye ati nta kuntu ntari kugenza ati yaje yicara mu motoka ati kubera icyo wamuzanye. Aramutonganya ati ibyo ari byo byose agomba kuva hano. Ubwo haba ari mu ijoro nka 2:00 nibereye mu modoka ndiho ndumva RTRM ingene iriho irasensibiliza abantu kwica abatutsi bati mu mate muri Nyabarongo n'ingona zironka icyo zirira. Agahinda karanyishe ko nta nuwo nzasanga nawe ati mvira. Niho rero Nefutali yasohokaga kandi atumva rero ibyo nakubwiye ni ibyo avuze ngo va hano. None se ndajyana n'abantu ngo bye nsirekewe ndaraba. Uri muri Kongo? Aho ndi muri Kongo Bukavu. Ndareba ndagenda ndarunguruka hepfo hari ibintu by'ibitoke. Ndareba nsanga n'ahantu hari imanga n'ahantu hari imanga hamanuka cyane. Ndavuga giye ngasimba ahantu ngo niruke byibura nzagaruke kureba abana ejo. Ndare mu ishyamba ndavunika ahantu ni habi. Nimvunika nzarwazwa nande. Niho rero nagarukaga ndahagarara aho ngaho. Niho rero nagize Imana ndayegamiye n'uwitwa Rucunga Gaspard n'umugore wa ndayegamiye bansanga njumurariwe ndiho ndashaka kuzamuka ngo nce kwibarabara. Hari nka 3:00 gutyo. Baravuga ati barandamutsa babona nta morale mfite ko atari nibiki ko wateye mu babonye abana se. Nabonye abana ariko baranyirukanye. Ati nira kwirukanye. Ni wa mugabo wahanye binjira mu nzu. Batiguma ngaho ntacyo nsigara no umugore wanda yegamiye umugore witwa Sergimerique barajyana na ndayegamiye mu nzu nabarabiraga muri rido nyine nta rido yo yari hari. Mbona umugabo ari hagira gutya amaboko agira gutya bamubwira nabo bagiye uku sinumvaga ko hari hugaye. Hanyuma mbona agize gutya ngira ngo aranyara gati ntandarira agiye ngira ngo aravuze ati ngiye kumuca umutwe mbwira pasi ndireba uwo mugore yitwa agiye kunca umutwe atoya ati rihangane ntibishoboka. Ndayegamira amubwira tumva rero twebwe uyu mudamu yaraguwe ayo yaguwe ni menshi ntiwamwirukana muri ijoro n'abana ntafite aho ajya nta nahazi ahubwo noneho sigarana abana bacu noneho twebwe je n'umugore wanje na Rucunga tujyane n'uyu mudamu n'abana be turare mu hoteli ariko yo kugenda wenyine ntaho yajya kabisa nta kwazi ni mu ijoro. Noneho rero baramugondoza ubwo Nefutali we yari yifasha cyayumiwe ngira ngo yibaza yituze cyatumye nzana mu nyuma rero arareka ngo nibaryame ngo ari kwejo ngo azabyuke amaso yatabona uyu mudamu. Nabo babyutse kare
abo bagabo uko ari babiri bajya kurondera inzu ngira ngo bagiye mu masaha 10 z'ijoro kuko badutwaye mu masaha 2 bavuye kurondera inzu tujyana na Rucunga n'abana be n'uwo ndayegamiye n'abana be n'umudamu bapanga inzu ahantu ngo hitwa Nkuba heza cyane barampamwe icyumba n'abana ariko ubwo ndayegamiye hagati aho yagombaga kuzajya kuba ambassadeur Quebec na Gaspard yagombaga kumanuka noneho nanjye nzi Buvira rero sinari gusigarira muri iyo nzu sinari kubona nayo kandi naratinyaga n'uwo mugabo yuko yanahasanga ndamanuka nzi Buvira niho rero nestaye hariho umuvandimwe wanjye ndahaba umuntu waraza kugenda arahansiga mererwa neza ansigira n'ibyo yakoreshaga yarafite akabari arakansigira ngasigaramo banyitaga kitwaga Favira banyitaga nganda mama Favira nuko ndahabaye mu nyuma rero niho rero intambara yo muri 1996 igihe cya Kabila na Bombutu naciye rero mpungira muri Tanzania twaragiye nyine mu rugendo rwari rurerure cyane rurerure wa rundi udashobora kumva ariko ngira Imana mbona imodoka ingeza ahantu hitwa Baraka hasanga abandi bacu nyine tugomba kujyana muri Tanzania abafrode nyine bahunze ariko aho nari mpatswe no gusigaraho haje umwe ashaka ko ntinjira mu modoka arafata gutya abantu dutonze gutya bajya kugenda agira gutya ngo gutya ngo haba nabango ngo twinjire ngo ariko ngo abasigaye yasiganye n'undi mudamu umwe n'utwana twari twabuze abavyeyi ngo abasigaye ngo imodoka iraza kubatwara ariko yaratubeshye nta modoka ari kuza kudutwara hanyuma habamwo umugabo w'umunyarwanda w'umusoda witwaga Ngabe baravuga ati uyu mugore ko ari uwanyu mukaba mumusiza mumusigiyende afata wa mwana wanjye mutoya amushyira mu ntuza muri yakwamye bagiyemo amushyizemo wa mundi yaramaze kumbuza wo murundi nyine yaramaze kwanga ko ninjira baca barademara bajyana na gukana kanje gato nsigarana na duse wenyine imodoka ibiragiye umva byo byari ibintu biteye ubwoba kubona abantandukanije n'umwana wanjye haca hari yindi modoka banyurizamwo aho banyarwanda nyine banyurizamo turagenda ariko ntazi ko nza kubona umwana wanjye kuko abana kenshi barabuze cyane muri izo nzira twagiyemo ariko Imana ni gitangaza ya modoka yaragiye igeze kure twagiye ijoro ryose dusanga yatotse ipine ngira Imana mbona wa mwana wanjye umva inosa Imana ukuntu ugendana n'umuntu mwana wanjye ndamubona ahubwo noneho bamwe baza muri ya modoka yacu niyo twabandanije tugera rero ahantu hitwa Ikazimiya ubwo twari turangije umuhanda wose hasigaye Tanganyika tugira Imana hari ubwato ngo umudamu yitwa Madamu Gramar yohereza ubwato buraza buradutwara turagenda ariko ubwo mu nzira ibyo ingorane zahaberensi bizaboneka mu gitabo cyanditswe jewe ni byinshi cyane ni byinshi birengeje ukwemera bitatuma umuntu ubwiye umuntu arakubwira ati ukabukiriho ukabukivuga ni miracle turagera tugeze Kazimiya haza ubwo bwato ariko numva namaze kubabara numva nababaye pe ku mutima numva ubuzima ntacyo bukimbwe na gato noneho tugeze Kazimiya rero ubwo bwato buje turatanga amafaranga nta mafaranga tubatanga ubwo bwari bwa gusa turinjira kwinjira byari ibintu biteye ubwoba winjira ku bintu by'amapine uzi kugarutse ukagwa hasi wagwamwo bikabirangiye winjira n'umwana akinjira ukagera ukavuga uti aragwamwo tugira Imana tubona tugiye mu bwato muri ubwo bwato tugezemo bavuga ngo wabuhagaritse nabi ngo wabuhagaritse ku bintu by'ibyondo by'ibishanga ngo none bwanze kudemara nari namaze gushishwa n'ubuzima numvaga ubwo bwato bushatse bugenda bushatse bunyika ntacyo bikimbwiye kuko nibutse ijambo Ngerebere yambwiye igihe yagiye kuba amaze kuba membre wa Frodebu
abadamu twakunanaga bafite abagabo b'abasoda bati nyabona wamubwiye akavamo ati ko bazamufunga ati ntabwo Frode bishobora gutwara keretse iminwa y'inkoho yazibye bati mubwira avemo ndagenda ndamubwira nti nyamara bazagufunga ati si ukumfunga gusa ati no gupfa nzapfa ati ariko demokarasi turiho turaharanira ati ntabwo izasubira inyuma ati naho nzapfa abana bacu bazayibona nabyibutse ngeze muri ubwo bwato iryo jambo yambwiye nibaza iyo demokarasi uko bigenze nibaza abana banjye bapfuye nibaza n'abandi basigaye batari abandi ariko abana b'u Burundi babara abana b'umuntu n'aba ntibayibonye none yapfiriye iki none numva nanjye nshatse gupfa kubera iryo jambo kubera ukuntu yambwiye ubu tupfuye gutya yaravuze ko demokarasi itazasubira inyuma none uretse no gusubira inyuma turapfuye turaheze numva nshatse gupfa noneho umwana araza arambwira ngo mama ngo ubwato n'akana ko kwa Sendegera twari kumwe na Madamu Sendegera karaza witwa Elodie na Duse barambwira ngo yungu mama ngo amenye naye nicaye meze gutya abandi bariho bapanika arambwira ngo amenye yuko ngo ubwato ngo bugiye ngo kunyika bafite ubwoba ndabareba gutya niyo bwanyika bukagera mu metero nk'igihumbi n'umugore bose baranyumva bayerwa ibyo ari byo kubera ko babazi ko nabuze abantu icyo navugaga cyose bagira ngo namaze kumusazi nca rero buranga buva turagenda ntitwapfa turagenda tugeze Ikaremi bahise rero abasoda ubwo hajemo n'abasirikare bahunze twari tugiye twebwe tugomba kujya Kigoma ariko abo basirikare badutegeka ko tugomba kucara tukabageza Ikaremi ubwato bugeze abasirikare bahe abasirikare b'abakongomani bari bahunze nabo bahunga abaje kubatera abasirikare bakabiri ba Mobutu barahunze wari umwaka w'uhuyo ni muri 1996 ukwezi kw'icumi ngo hari 25 basi turagendera batugeze aho ngaho Karemi ubwato isansi ngira ngo iba niba isansi niba ari kiba yaheze tuguma mu bwato noneho kandi naho twabagejejeyo batujije no kuva mu bwato bati mwebwe aho mugeze abarundi intambara iraba ati buro ntimuze ku butaka bwacu Karemi batugumizamo bo biviramo batugumizamo ubwato burahagarara nta hantu nta kundi mu nyuma haza ubwato bwitwa Riyemba bw'Ikigoma bunini bati haje ubwato abafite amafaranga baze bagena ari amadolari 20 nari nyafite ndagenda n'abana n'abandi bayafite nyine tugenda muri ubwo bwato Riyemba twari tumaze iminsi 5 mu mazi turi mu bwato hashyushye aho rero muri ubwo bwato ibyo kurya Imana yonyine niyibizi uko byagenze muzayibona byose mu gitabo twanditse kuko ubu sinabivuga ngo mbirangize ni ibintu bitagira uko bivuga mu nyuma rero turagenda tugera rero Kigoma tugeze Kigoma baratwakira harimo na Konsil Nyandwi wacu nyine Nyandwi uriya Simon Nyandwi baza kutwakira n'abategetsi baho baraza rero baravuga ati abafite amapasiporo hano abatayafite aha afite passport diplomatique hano nuko aho rero niho naboneye yuko Imana ari igitangaza ibifite umugambi w'umuntu pe jewe nani mfite passport diplomatique bampaye kubera ko Angreberi yabanje kuba député kandi abadepite barazigira mu nyuma rero bashaka no kunyananja kugira ngo ngiye mu Burayi kuvuza uwo mwana baratugira passport diplomatique Perezida arabwira ati mugiye passport diplomatique nzabohereze burya ntaryamira yapfuye twebwe twari kugenda mu Bubiligi kugira ngo nje kuvuza Duse byari byanse kwakira noneho rero umva ibyabaye rero birarangiye izo passport kuko zari zanditseho Honorable Sentamagereberi umuryango we bashyiraho nyine ntuza nahise nzifata ndi Buvira ndazifata zose uko ari zitatu nishyira mu gapayote kari gahari muri twa tuzu tw'ibyatsi ntihagire n'uwo duhura akamenya
akamenya ko ndi uwambere be, kuko nari maze kumva ibintu bamuvuzeho byinshi. Ni rero uwambona wese, abantu barabyemeye, uwambona wese yanyica nanjye ndazishisha. Ariko ukuntu Imana igira ibitangaza, burya uko umuntu azaba ntaho kujya, niho nazaga ndiho ndareba ordinaire nanjye ngo njye mu bandi, nsanga passport yanjye imwe diplomatique irimo. Kumbi nabitse izabana mbika niyanjye ordinaire, ariko ntabizi, nari ngiye kuzihisha. Nsanga irimo ndikanga, birambiza kuncanganya. Mbaza mukasendege nti urabona iyi passport gute? Ati nubona ko ari passport diplomatique. Yari uje Bordeaux, ariko nabonaga yirabura nk'izindi. Ati we nibonaga, ati none ka mama Duse ikigufashe ni igiki gituma utabona ibi? Inti turabi. Noneho mbona yuko yanditsemo amazina y'umugabo. Bati nawe ujya hariya. Icyo nari nagiye senga Imana ni Mana, singe mu nkambi, naratinyaga kujya mu nkambi y'impunzi, kuko nari nzi ko naho ntahamererwa neza. Ariko Imana nimba yarezanye mu kirere, nimba yarizi bizaba, yari bizi. Imana iramfasha, ndayibona, njya muri abo bantu abitwa baja ari umudogiteri ba Marake, tujya hamwe, hanyuma badukwiza mu mihana, tujya kwa konsile twebwe. Mu nyuma bashaka inzu badushyiramo twese. Muri icyo gihe rero ibintu byo muri Tanzania nibitangaza, bafashe mukasendege we bari bamujyanye mu wundi muhana n'abana be, bamubwira ati we wahunze iki ko uri umututsi tubibona? Ati jewe nahunze ko umugabo wanjye yari umuforodebo, kandi baragerana. Ati none ari hehe? Ati sinzi ahari, sinzi niba yarapfuye cyangwa niba yarakize. Icyo gihe rero Duse uyu mukobwa wanjye niho yarari, kuko mukasendege ni wari we na mama w'abatisimu, ikindi yari afite umwana bangana. Ati mumpe mujyane bigumanire n'undi mwana. Aramubaza ati ufite abana bangahe? Arababwira ati none wowe ni uwande? Ati nawe ni w'umugenzi, ati ari hariya ahantu hitwa mu Gimwema. Ati nawe kandi n'umututsi. Ati sawa. Uwo munsi bukeye bwaho nagiye mbona muri site baduhamagara. Ati mwebwe rero twamenye ibyanyu ko muri abatutsi, none ntimufite kambi muzajyamo. Sirete y'Abahutu, yari sirete y'Abatanzania. Yari sirete y'Abatanzania. Ati ikambi yabo muri ntuza ahantu hitwa Mutabire, turahashyira Abahutu gusa n'Abahutukazi. Ati kambi y'ahantu hitwa Kibondo, turahashyira abavanzi, ari umugore w'umuhutukazi n'umugore w'umututsi, cyangwa ari umugore w'umututsi n'umugore w'umuhutukazi. Ati mwebwe rero twabuze aho tubashyira. Ati ariko tugiye kwashaka. Bukeye baraza bati bajyana babandi bose twari kumwe, bose uko twari kumwe aho ngaho bansigaho. Mu nyuma baraza barambwira bati wowe rero ugomba kuguma hano na mukasendege akaguma aha. Ati ubwo aho muzashaka kujya muzahajya, igihugu kizabakira muzakigema. Tugira Imana baduha ibitamburisho byanditseho ko twebwe ntawe dukora. Ndetse giye mpagirira n'Imana mpahurira n'umuzungukazi w'umubirigikazi, mfite abo bana nyine. Arambwira ati we wifuza iki ku by'ukuri, ikintu nagufasha ntigewe nuko abana bakwiga. Aramvana aho ngaho iyo nzu bari bapanze, yari imaze amafaranga yari amaze gushiramo. Aranjyana ampangira inzu hafi y'amashuri, abana batangira kwiga. Duse ajya kwiga ari muri 7e icyo gihe, ako gatoya nako kajya mu wa mbere, kagafite imyaka 6. Nuko ngira Imana gutyo ampa n'amafaranga. Ariko jewe sinashatse kubandanya njya za Mozambique cyangwa za Dar es Salaam, kuko nari mfite icyumviro cyo kuzaza nkasashingura abanje mu cyubahiro. Numvaga mbabaye ukuntu mbataye, nkumva ndabaye vraiment umuntu usize abantu, nkumva icyo kintu kindimo, nkavuga nti byo byose nzabahamba. Nkambyimvira mu ntuza mu mutima. Hari umuntu yari yarampaye Bibiliya ansanze mu bitaro, arambwira ati Bibiliya ndayiguhaye, uzajye uyisoma, nta kindi kintu nakumarira. Arigendera. Arambwira ati uzajye urambura ahantu, hari ubwo uzabonamo ikigufasha, icyo uzaba wifuza. Hanyuma ndavuga nti ariko ko nshaka kujya gusubira inyuma nkahamba bari abantu, ese bizanyorohera? Ndavuga nti reka ndambure ya Bibiliya Jean Baptiste yampaye, ndabe yuko nabonamo ikintu kindemeje. Ndarambura mwitangirira.
nsanga ahantu Imana yasezeranije Yakobo avuga ngo humura ngo tuzajyana aho uzajya hose ngo ntacyo uzoba nzakurinda ngo kandi ngo nzagusubiza muri kiriya gihugu ngo ntabwo nzakurekura ntakoze ibi nakwemereye. Ndavuga nti nibyo Imana yanyemereye ko nzahamba ko navuga nti Imana nkumva umutima urambira ngo uzabahamba uzabashingura mu cyubahiro. N'Imana yari buriya niyo yabimbwiye. Iki nasabye Imana kuzabara inkuru ibyo nyemera gutya aho hantu ndahazinga nti uburoro nsubiyeyo. Naraje ngera ibuvira nti ngende ibuvira basi hafi y'u Burundi. Ngeze ibuvira nsanga habaye nabi n'ibiki byose nca njya mu Rwanda. Umwaka n'umara iminsi mike. Umwaka uwuhe mwaka? Uwo mwaka wari 98. Nuko hariya rero mpava nje nyine inoza yabaye yari amasezerano yarusha nange ndataha rero niba tafata kibanza zirarangira hanyuma baratora. Bamaze gutora rero naje kugira amahirwe yo kubonana na perezida nyakwigendera nyine cyubahiro Petero Nkurunziza. Ndabimutekereza ukuntu giye abantu banje batahambwe kandi barapfuye azize demokarasi ntiyapfuye azize ubwoko ko yishwe n'abatutsi none ntibamuhambye abandi bose bari hariya tujya ku byibutso byabo kandi aho bamuhambye hamwe n'abana n'iki. Ati none se waba uhazi? Genda hazi kuko nari impazi bambahambye hariya mu rugo kandi hari umwana wa musaza wanjye yigaga ibuhiga nari narareze nyine ari mutoya yari umwana wanjye yaraje ajyayo gihe abana bibuhiga bazaga ngo ashyiraho n'igitaka kubera ko hari gikeya yari yahambwiye. Bambwa ndahazi barahambwiye ni hariya mu rugo. Ati wowe genda ubanze urebe yuko ayo magufa atayakuyeho wirasire neza ko amagufa yabona. Yemwe nanjye ndagenda mpageze amagufa mbanza kutayabona kuko bari babashyize inyuma hari inzu y'inkoko nk'uko na korotire iraha noneho bahamba hagati ya korotire n'inzu y'inkoko. Urabyumva? Bukeye rero iyo nzu yarashize na guverineri wari wahaje nawe ashaka kubaka inzu y'inkoko. Baje rero bacukura begereza ahandi abantu bahambye babona amagufa. Ati twabanya amagufa. Guverineri abagati amagufa ni muyareke nimusubizeho. Ariko barunguruza noneho bubaka inzu nk'inyuma y'amagufa nyine bajya hagati mu cyumba rero. Ngiye rero ndahabura kubera umva bari bahubakiyeho. Urumva ni nkuko bakura bari gushyira ngaha bakabona ko ari amagufa bashyira inyuma yayo aharo haba inzu. Niho rero mpageze ndayabura niba ari ikintu cyari kigiye kunyica n'icyo cy'amagufa. Mana yanjye nari mbabaye nari ngize agahinda kubona mbuza ayo magufa byari bimbabaje cyane birengeje uko nababaye. Narababaye numva ko ntazanamanuka ni Bujumbura pe. Noneho Imana n'igitangaza haza umusoda wari ucunze guverineri yavuye mu ikonje aravuga ati ariko ahantu hari amagufa barayabonye abubatse inzu y'inkoko. Tubonye umuntu yubatse inzu y'inkoko ati twamenye aho bayashyize bagira ngo bayakuyeho. Tugiye kuri santere abantu bose bari bambonye bari abantu bose nta numwe yari kuri ako santere k'Ikarusi bose bari bagiye sinzi niba bari bazimbagira gute bari bagiye hera. Nuko uwo haza umwana yitwa Rukundo Vrema arambira ati ngewe ati hari umwana dusengana yari umuyede wabo bantu bubatse hano. Ati rero nibaza ko abizi kuko yari umuyede wabo bantu. Aragenda aramundonderera umwana w'umutwe aramuza ati ndamufata ntiwakabyara we nduhurira umutima uwo mwana ndamuhora mbabari mu myereka yo magufa bayataye n'ibiki. Ati ntabwo bayakuyemo. Aragenda atwereka aho hantu nyine ati nawe atwereka aho twarebye. Numva ijwi rije mu mutima ngo ariko mwarebye n'imbere. Ntibaca nti murebe no muri no munzu.
ubwo guverineri we icyo gihe bari muri mu bintu bya mitingi, hari mu kwezi kwa gatanu bagiye gutora ya manda bamaze imyaka 5, hari muri 2010. Yari yasize abwiye abantu bo abakozi muri DPA mumufashe gushaka, ati niba bari no mu nzu muyimene mu barabe. Abo bantu baramfasha gushaka, niho rero baje ndavuga nti ariko mwarebye naha kuko atweretse nyine aho ngaho tukareba no mu nzu, ati mu nzu none nimwe nimupfe kureba, bagikubita isuka babona amagufa. Mana ya inosa ayo magufa nabonye ntabwo nabonye ko ari amagufa, nabonye umengo ndonsa abantu banjye kuko ne nahangayitse. Uri Imana nta kikorera ubusa, kumbura iyo nza kuyagwaho gutyo nkayagwaho ntayaruhiye byari kumbabaza, ariko nayaguyeho naye nayabuze numva maramaye, n'ukuntu nabwiye perezida ngo ndaza aho ari, n'ukuntu nyabuze narayabonye nayakuragamo n'umunezero utagira ukuntu ngana. Ubwo twakuyemo hejuru hari Joashye kuko imyenda ntahijya, imyenda impuzu iyo umuntu apfuye bamushyinguranye ntaho zijya, ziba zihari n'amagufa kandi abatondekanye uko atandukana ari uko uri uyakozeho. Ubwo narabonaga Joashye yari yambaye ishati yera n'ipantaro yirabura, ndabona Ngrebere icyo gihe yambaye training, ndabona abana are, ndabona parufe, numva ndanezerewe sinkubeshye. Abantu abaraho bose bagatangazwa n'ukuntu bo bagize n'ubwoba batumva ibyo ndimo mvuga. Uyu nare kuko amagufa ararutana, mbashyira ukwabo ndabatandukanya, numva ndaruhutse. Ndatelefona guverineri ndamubwira nti ya magufa ndayabonye, kuko yagumaga mbaza ati byageze bite. Nindayabonye guverineri we ndabonye, urumva nezerewe nitera hejuru. Ayo magufa nyakuramo, arambwira ati reba aho murembere ahantu yashyira. Bamu rufunguzo rw'icyumba cy'abashyitsi cya kindi niheshemo, atugenda bari uyashyira batahava banayakwiba. Ndagenda turarondera ibintu tuyashyiramo, turagenda turadepoza aho ngaho mu cyumba cy'abashyitsi. Ndamanuka ati n'urufunguzo ugenda urujyana. Kuri uwo munsi sinsizo kukubwira, nasubiye kugira umunezero kandi ndamanuka rero ngeze Bujumbura nyine ndabibabwira. Ubwo bayifata nsharije ya leta, niho rero babohereza bagiraga uriya minisitiri wo gufatana mu nda yari Makire na hayo, niwe babishinze, n'abandi bose baraza turabashyingura. Twabashyinguye ari itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu muri 2010. Turabahamba mu cyubahiro, babahamba aho babiciye muri urwo rugo, niho nimva zabo ziri. Nejo bundi nagiyeyo muri 2018. Bamerekeza abanyakarusi, ndavuga ijambo ndavuga nti biranegeze ko nanzamuka nsubira guterura uyu musozi nkaba ndi kumwe n'abantu mbona ko batanyica nti, ariko narababariye kuko nabo sibo ni satani. Basi ubwo rero niko byagenze, ibyo nuko byagenze, birarangiye iby'ikarusi nyine mba ndarabahambye. Nuko byagenze nizo ntuza nagiyemo, ariko hagati aho inkuru y'Imana isubira inyuma. Icyo gihe nari mu bitaro ndwaje duse, haje abantu twabanaga nyine abo mu Kibitoke bahavuye bananjyana kumfasha ngo bankingire. Baraje barambwira bati tukugurira iki? Bagenda bajya hanze barabura munda nari nkenye, nta mpuzu nari mfite, abana nuko nambaye agakwembe nyine gadasa n'intuza. Barabwira bajya hanze baravugana bati turateranya amafaranga. Abo bantu mu Kibitoke na Mutakura bati turebe icyo twagurira muganga. Baragenda rero batuma abagore babiri ati mumubaze ikintu twabanza kumugurira, niba ari ibikwembe, niba ari amajipo n'amabintu nk'ibyo.
ariko jewe si umva ntibari babimbwiye baza nambwa turumva twariko turaterateranya amafaranga none turashaka kugira ikintu tukugurira iki genda habwanira igiye mu mungura akaradiyo ati mungura akaradiyo muzaba mukoze uno mugore umwe avuyemo ararize ndavuye se ndabagoye iro none se akaradiyo koko gatoya karazimbye nyoberwa itumarize barasohoka abwira abagabo bari hanze n'abandi bagore ati rega wa muntu ati yapacitse ati ntabwo akomeye abandi batari kubundi mwabonye uriya mugore akomeye ati umuntu yatutekerereje inkuru nazitekerezaga nkuko nyine ngutekerereza ati umuntu yadutekereje inkuru tukarira akatubuza kurira uriya muntu murabona yuko izi yari inkomezi ati ziriya yamaze gusara byarangiye ababaga batereka tugende tukamuzanira turebe ko ari ikindi avuga baragenda banzanira none banzanira akaraduka genishe akaraduka gatoya uko none wako nguma ngenda nzagenda nijyanira banzana none yo radio ibona na kaseti za radio za kaseti turazibona bashyiragamo none rero urazibuka ndazibuka neza niyo banzaniye ndavuga yo bose kubanzaniye nini nzajya nyitwara gute mpunga numvaga ibyo guhunga ari ibintu namenyereye kuko no muri amakarisi nagendaga mpunga abantu niho rero batashye wa mugore abatariko tuzagaruka ejo wa mugore aragaruka azana n'ubundi arambwira aterega ndamaza ntese ko nabonye mutashye murira narabagoye atoya ati sicyo cyaturizaga atahubwo burya ati bari bavuze ngo akugure impuzu niba ari amakanzu niba ari ibikwembe ibyo wifuza abari byo dutanguriraho ati uko n'amafaranga ntabwo ari menshi tuzakugura ibindi hanyuma ati none uvuze akaradiyo ati baravuga ngo uriya mugore yapacitse ndamubwira ntabwo ni gupacika se niki ati nyine wasaze iyo none ubwo buraza ndavuga ni ibyo ari byo byose abantu ntibabeshye ntiwasanga ari uko umusaza atamenya ko yasaze ntiwasanga koko nasaze nanjye ndatekereza none umuntu ntarira umuntu mvuga nkuko bavuga ati umuntu avuga inkuru kuri yarambwiye igituma babonye ko nsara none ubwo wasanga koko ntasaze umuntu najyaga ndwaza umwana nkarira none ubu ngubu barapfuye sindira ubwo koko sindi umusazi umugore ndamubwira mva rero genda wowe ungurire ikabutura y'ijinisi nyambare ni kugira ngo nubwo nasaze rero sinze mpave nirukanka ngo nambare ubusa umuzanire iyo kabutura y'ijinisi ati ni kuko ubwo babibonye nasaze nanjye sinumva ko ndasaze nyine ngishyiramo ko nasaze ikabutura yagiye arayinguriye ndetse bangura n'izindi mpuzu baranzanira nuko rero bukeye rero njya kuba muganga wo mu mutwe ndavuga muganga jewe ndabira ati jewe nasaze ati none wasaze gute ati madame hari umuntu amenya ko asaze yari umusazi ati nibiki byagushikiye ndamubwira byose nkuko nabikubwiye ni none ejo bundi navuze ngo bampa akaradiyo ati none se ntuzi icyatumye usaba akaradiyo niyo ndaho akaradiyo ikintu nagasabiye hariho indirimbo bavuga baririmba zari z'abantu bo mu Rwanda z'abasaruzi bavugaga ngo Yesu n'umwami w'amahoro ngo amenye abatagira kivurira n'abatagira shinge na rugero atabara abashonje n'abakene Yesu n'umwami w'amahoro iyo ndirimbo rero nashaka kuguma nyumva noneho nicyo nacyabo karadiyo hakaba hari yindi bavuga ngo niki watanze ngo cyatumye uramba ngo ngurindwa bigezaho mbega igihe batarahamba bari abantu bapfuye batarahamba ndadaye bavugaga indirimbo gusa z'Imana nkumva ndaremye ndamubwira rako karadiyo cyatumye nkabatuma kandi nkavuga ko ari akaradiyo kanini radio nini nashaka radio mfata mu ntoke nshyiramo amapire agazimbye hanyuma kandi nsubiye no guhunga mvuye ahangaha nkazajya nkajyana cyane cyane ko umuntu yarambwiye ko bandondera kuzanyikira mu bitaro cyangwa nkazahava nuko rero ndamutekereza nyine icyatumye nkabatuma ati rero
ni ukuri ntabwo uri umusazi uri muzima. Ati ahubwo ibyo bagaya yuko wabivuze ukaguma ubivuga ukaguma utari ubivuga, ati cyagutunze nuko wabivuze. Ndanamubwira nti kandi si ibyo gusa, ntigewe ni kusanzwe maze kugarura agatima mbwiye ati uri muzima, icyo kintu nicyo cyatumye udasa. Ndamubwira nti si n'ibyo gusa, ntigeye gihe banjyanaga bangejeje mu kambi nicaranye n'abo bagore nsanze mu ntu, nicaye aho nari mfite akana kanjye n'agahene n'ibere kanze konka, ahubwo akubitse umutwe hagati y'amabere, yanze konka. Yari umwana, ubundi abana bonka bakuze bakunda ibere, ariko icyo gihe yaranse pe, ngira ngo aravuze ati umuntu ntacyo mwonka nawe aragowe, ntiyasubiriye, yaciye acuka. Jewe icyo gihe nicaye mfite uwo mwana ari we nsigaranye wenyine, duse bataranamuzanira. Naravuze ngo Mana umpere umutima ubutwari kandi umitiro nsinzire, kugira ngo numvaga ndushye mu mutwe, ni kandi nkomereza urukundo, kubera nabonaga ibintu bibaye nimbijya ko nkangana nta muntu nzasubira gukunda. Ndavuga nti unkomereza urukundo, umpere umutima ubutwari, umpe n'itiro. Ibyo bintu Inosa Imana yabiteruye uko naba kayisabye irabimpa. Naho kwa Metode iyo ntuza yabaga ahagaze aho ati ryama ndakurebera uza, nararyama ngasinzira, nta tiro nigeze mbura. Twajyaga ibihe gusa bwo guhagarara ngo turebe uza kunyica, ati ndakurebera ryama nkasinzira. Urukundo rwanjye ntaho rwagiye, ku buryo hariho n'abanyanze najyaga gushaka ntimugaruke, jewe ntacyo bitwaye. Nuko rero ndamubwira nti nibyo nari nabisabye Imana. Ati ntiwumva none ko wasabye neza? Ati wasabye neza ko wasabye n'urukundo rwawe ko ruguma. Ati none rero genda utuze, iyo kabutura uyambure, kubera yuko n'ubundi ati n'ubundi reka yarahebye aratwenga, arambwira ati madame, ati ibintu byawe birabaje, aterwa kandi biranatwengeje. Ati reka nkubwira, ati kabutura uyambaye, ati burya barya usanga yambaye ubusa, ati n'ubundi baba bambaye, ati bazikuramo. Ati rero kabutura uyambure kuko n'ubundi usanze wayikuramo. Nuko ndagenda nikuramo. Niho rero ibyo nibyo nashaka kuvuga ibyambayeho icyo gihe nyine, numva yuko nari umuntu, icyo umuntu ambwiye nkacyumva gutyo. Nuko ibyo rero nuko byangendekeye. Urumva mbega akantu ka nyuma nashaka kubaza. Urabona mu Burundi bamwe barajya hari ati abahutu ni babi, abandi ati abatutsi ni babi. We urabye ibyo waciyemo byose, ni iki cyerekana ububi, ni iki cyerekana ubwiza? No kuri naho bigoye kwishyura, ariko jewe icyo ntekereza nabonye nako si nicyo ntekereza. Ntihazagire umuntu n'umwe akubeshya ngo ayihanukire ngo avuge ngo abatutsi ni babi. Icyo ikijambo bazagikure no mu kanwa kabo, cyangwa ngo yihanukire ngo avuge ngo abahutu bose ni babi, cyangwa ngo avuge ngo abasoda bose babakoma gukwa kundi bavugaga ngo ni babi bose. Icyo kintu narakibonye, narabonye ko umubi ni umuntu, ntabwo ari abantu. Umuntu akwiye gufatwa ku giti cye, niba ari umututsi wagize nabi akabihanirwa, ariko abatutsi bose ntibabizire. Niba ari umuhutu yagize nabi akabihanirwa, ariko abahutu bose ntibabizire, kuko nta bwoko bubi bwose buriho, nta n'ubwoko bwiza bwose buriho. Barakubeshya. Jewe abanyikiye abana n'abatutsi, abamvanye hari abambugije no gutwarwa n'izo modoka zari kunsinda mu nzira n'abatutsi, abamfashije kujya kuri club n'abahutu. Uwo muhutu yaje ahamagara kwa Nyangoma n'umuhutu, n'abahutu bari aho ngaho Bujumbura, hari hataraba ikintu cy'intambara, barandabye. Nta muntu n'umwe nigeze mbona agira nabi kubera ubwoko, agira nabi kubera umutima afite. Ni nacyo kizica abantu bamwe, azajya akavuga ngo abantu bose, ngo abatutsi bose bazapfa bashire, cyangwa ngo abahutu bazapfa bashire. Narabonye ejo bundi babonye igitabo umwana iyo yandika, mbona nk'umuntu ngo niba yitwa Mukubwa, niba ari sinibuka ibizina yishe, avuga ngo je nanga naka nanga Nyangoma nanga ntibantunganya nanga nangebere, ngo ndetse n'umujenosideri. Ukumva abantu bose bashyize mu kintu kimwe, ati kandi ndabanga, kandi akabivuga. Ibyo ni bibi cyane.
ntuzanga umututsi ngo nuko umututsi wa hariya yakugiriye nabi kuko ntiyarahari niyo baba bavukana burya n'abantu baravukana mu nda hakabamo abagome hakabamo ibisambo hakaba abana banga kwiga hakaba bibikunda kandi bavuye mu ndimwe n'umubyeyi ababyara ari umwe yanabareze bahindera umwe nicyo gituma iby'ubwoko jewe simbijyaho noneho nagize n'Imana biba gutyo nyine abatutsi banyikira abana n'umugabo abahutu bo mu Rwanda banyikira abavandimwe bose ababyeyi bihwanira ariko nene nabonye ko jewe ntigeze mvuga ngo nakurikiza ubwoko ibyo ndabikubwiye abantu batekereza gutyo niba abandi banyiciye abana abantu batekereza gutyo ni nk'uyu muhungu abivuga abantu batekereza gutyo niba abandi umuntu intambara ikabibereye ikarusi barapfuye noneho umuntu ari Bujumbura bati nawe turakwica kuko ikarusi yishwe nawe province ikarusi abatutsi bapfuye abahutu bose y'Ubujumbura bagomba gupfa ubwo se wumva byazagerahe ahubwo icyo nagira inama abantu kuko abana bacu baraguwe bararushye urabona ko natwe byaturuhishije kandi byatangiye kera si ibyavuba narabonye matemanyaje menshi yo muri 72 hari abadamu twari muri association bo muri za 66 sinibuka ukabona ni ibintu byaherekera kubera iki kubera nta kuri kwavuzwe kubera ko nta n'ibihano byabonetse kubera ko abana bakura bababwira ababwira ati abahutu ni babi uwo muhutu bakambwira ati abatutsi n'inzoka akazabikurana gutyo habaye akantu ikintu atangira n'iki ni ukwica abandi bamubwiye ko bameze gutyo ubu rero muri gihe tugezemo kiriya gihe bikirangirebere yuko yagiye mu mugambwe wa Frodebu bavugaga bati abatutsi bagiye mu mugambwe wa Frodebu ni abahemu ati kuko Frodebu yitawe n'abatutsi ntiyari kwemererwa kandi sivure ntiyari kwemererwa ngo bari basabye niba ari 30% y'abatutsi abo batutsi bose hari itegeko ribuza imigambwe iri mu bwoko bumwe iyo y'ubwoko bumwe ntibyakunda bari aba bagiyemo kubera adafite ibyumviro by'abari bari bafite ubutegetsi bazira ibyo atakindi bazize ubwo n'abana bagenderamo ariko rero nigewe nagize umukoshi vure abandi bana bose abantu bapfuye ibujumbura bazi guhera kuri ndadaye n'abamufashaga n'ahandi kandi bavuga ko bishwe n'abasoda kandi abasoda b'abatutsi mugabo nta mwana wo muhutu bishe ngo nuko ari umupolisi kandi ari abahutu bishe bariho barica abatutsi ari abatutsi bariho bica bari handa bandadaye urabona ko nta mwana wo bakoze mugabo banje ari abatutsi bitwa n'abatutsi nyine kandi ari abiwabo arahavuka barabica ubwo se wambwira gute ngo abatutsi ni beza bose cyangwa abahutu ni bayi bose ikintu kiza nuko bakora ibishoboka byose bakabwiza abantu ukuri reba nk'iki gitabo kijya gusohoka cy'umwana wanjye bariko barakirwanya bataranagisoma kizasohoka ari mbega izasohoka 27 zuko ariko bari barakirwanya bataragisoma ngo aje guhindura ngo amateka ntibazi kirimo abo ni bande niba abandi bishe basaza bati yo nkovu natwe turayifite nabase baje hari umuhezaga Innocent hari umuheza ngaha bari abandika nuko bafite nyine ibyo bandika bagira gute umuntu azaza avuga uwo muhungu yavuze ngo Angrebere yateguye ubwicanyi ndetse hari naho nabisomye kuri net press Kajyambere witwa Kajyambere abivuga ukarusi abo bantu ko bavuga ko yateguye ubwicanyi mbere yuko ndadaya buriya Angrebere yarazi ko ndadazapfa kugira ngo bacishoze ise yari kubicira iki we ntiyari we jewe ntarava ikinyoma nakibonye nkiri mu ikambi apare yabo bana bo kuri lise hari umwana yanyandikiye umwana nyene w'umuneve wanje hari umusoda yagiye witwa Darasi anyohereza gakete twari kumwe na Karire Beatrice uwo mushiki wabo Angrebere ndamugasha ntingira oneje ni bamwishe ni kansomere umwana yagasoma uzi ibyo yasanzemo abibuhiga bavuze ati bari bavuze yuko Angrebere yabanje kwica Karire hanyuma ngo nakagukurikizaho ngo ariho yerekana uburyo ki adashaka yerekana uko bagomba kwica abatutsi byaratewe byarameze hariye uwo mwana yaza gupfa nagize Imana cyane ararokoka yaza gupfa baraba muri geretse uko yamuciye hariye wumva icyo kinyoma cyambaye ubusa gutyo ngo niwe yahereyeho ngo yamujyanye kugira ngo azamuhere batanga urugero ikindi
bavuga ko kuwa kane ngo yagiye ngo akagenda agenda mu ntuza mu makomine ngo yose ngo agenda asasibiriza ngo bice. Angrebere yavanye imuhira n'umuntu yitwa Irakoze, umugabo w'umututsi mwiza cyane ndetse agomba kuba n'umunyabururi, yari umufisiye niwe wari umukuru wa polisi ari Karusi. Bagiye bajyanye mu modoka bareba situation y'abanyagihugu, bagarutse icyo gihe nyine agiye kujya Muyinga. None abo bantu kugenda abwira abantu ngo bazica abatutsi, iyo nabivuga akabivuga bakabyumva ngo aremenye no ku isoko ngo bihiga ngo arabivuga, aho niho ise yaratuye ku isoko neza. Iyo nabivuga nibaza ko nabibuhiga bari kwiruka bakaza no kugira ngo bakingire. Iyo yanabivuze kuwa kane ntago yasohotse kuwa gatanu, bamuhejeje mu uko nyine gushika bamwishe. Abo bantu yagiye kwigisha, yari kwicisha abatutsi ngo bamugize gute, yari gutanga itegeko bakajyambere bari guhiga kuki batahunze ko nabonye n'ubundi baje Ikarusi barinze bamwiciye umugore n'abana ku muntu yabivuze avamidi kuwa kane bari barindiriye. Ese Angrebere yari kuvuga ngo mwice abatutsi akaza hariya yarishimikije iki? Abapolisi barabatutsi, abajandarume barabatutsi, uretse umujandarume niwe nzi ko ari umuhutu. Yabona akwaza akishesha abatutsi yabivuze ku isoko wakaguma hari akabaho. Frema bagiye bareka kubeshya ikintu rero ikinyoma kubera yuko bisha abana bagize gute, nicyo gituma bavuga ati bishwe n'abatwa sefo abatwa bakwica umuguverineri arinzwe n'intuza. Iwacu twari dutuye ni kambi yo kwa komanda ni metero zitarenze 300, urahamagarayo. Jewe iyi temwanyaje mvuze sindi ko ndayivuga ngo ndabwira bariya bavugije kuko n'ubundi bari babizi. Ndiho ndabwira abantu batari babizi, nkaho ushobora kuba utarubizi. Hari abandi bose bajya baguma bambaza ngo ese koko ngo yishwe n'abatwa, ibaze ubona ko batabizi. Abo mbwira nabo bati nuko narinzi ko nuko rero abo mbwira ni nkamwe, abo mbwira ni nk'abatari babizi. Simbwira bariya bari bahari babikwije kuko n'ubundi bashobora kubandanya bivuga gutyo, ariko abo mbwira nabo namwe murafite ubwenge uko metode yabigenza byane iyo modoka uko yagumye mu nzu. Nibaza ko nta numwe y'Ikarusi atabivuga uko basoda barahagaze abo bose bahungaga bajya mu ntuza mu ikambi barabonaga. Ubu ho Imana ishimwe kuko imigambwe irimo ubwoko bwose. Abenshi nzi b'Ikarusi abenshi bari muri Forode, Krito bari muri Senidede. Ngira ngo niwo bashyikira bavuga ibyo ari byo uko byagenze. Nta kamaro kwirirwa mvuga amazina, ntacyo bimaze kuko sindi ko ndaburana. Ndiho ndatanga temwanyaje y'ibyabaye iwacu, mbibwira abashaka kubyumva, bashaka kumva ukuri. Simbibwira nk'aba bavuga ngo yagize genocide, urabyumva. Nuko ngayo ngukorera ibyanjye. Ibisigaye ni byinshi cyane, muzabisoma. Urakoze cyane kuri iyo temwanyaje. Ikindi cyambabaje Innocent nari nibagiwe, ni twinshi cyane bagiye, ariko icyambabaje cyane ni ukuntu uriya mwana urumva ko bari bambuze ese ngo ari umuhungu umwica. Izimana nkamurokora mvuze ko ari umukobwa, byabaye ngombwa ko muhindura izina. Yitwaga Jean de Vesenamo, nca ndarihindura mvana rya Sena. Icyo kintu cyarankomerekeje, kirakomeretsa umwana aho amariye gukura, muhindura irindi zina, ariga arangije humanité, bamutuma ibyangombwa kugira ngo ajye kuri university ari Burundi. Bamutuma ibyangombwa aho twamwandikishije yumva acte de naissance yari yanditseho Jean de Vesenamo. Biba ngombwa ko iyo bambazaga ngo none se kuki urihinduje izina, uribaza kujya kwisigura icyatumye ihindura izina ry'umwana kandi yitiranwa na se kubera ube gito bw'abantu bajyaniranye bakica abana atacyo babahora. Niba Angrebere yari umunyamugambwe akaba yari yabahemukiye nk'uko babivuga ko yari yahemutse akagendana n'abahutu, abo bana bari bazize iki? Icyo gihe iryo zina ryaranyishe, ndavuga ndagenda nyine ndisigura vraiment noneho kuko sinzi kubeshya.
ntabwo nzi kubeshya ngo mbe narementanya ngo byagenze bitya nababwije ukuri ndababwira nti mbabwira nk'uko nyine nakubwiye kubera kugira ngo ngire umutekano w'umwana kuba muherukaga ari uruhinja nanze yuko azaza kwiga yitwa uko turi yuko iryo zino banza ari nawe aryitwa wenyine Sentamu bakazahava bamumenye nicyo bituma nahindura iryo zina tugira ama procedure yose uraza aho bica kugira ngo umuntu ahindure izina icyo cyose ni igikomere cyanjye n'icy'umwana ariko akumva abantu bavuga ngo abandi babandi ni beza akareka abantu n'igitangaza nuko ndarangije nari nasabye Imana kuzavuga nti nasabye Imana turapfuye nta no kubara inkuru none ndayibaze ibisigaye byose ndumva nduhutse nka kumwe na hambye ari amagufa numva nduhuwe nuko mbwiye abantu bashaka kumenya ukuri uko ariko abasigaye bazakwishakira muri ibyo mvuga bibaze bati koko byagenze bityo niba byagenze noneho barakuze nk'abanyakaruzi barakuze bose urakoze cyane urakoze nawe nukuri ndabashimiye cyane kumpa aka kanya kanyu no kunyumviriza babona imyaka ishize 27 kumbure mba naravuze kera ariko sinayifite umuvugira Imana ibahezagire kandi ibikorwa byanyu Imana ibahumugisha muzajye murenganira abarenganya hari benshi nkanjye batabonye aho bavugira nawe Imana izabafashe mu bakire baruhuka abo muba muzi bamenye ntacyo tubuza kubaha ubwo buryo bwo gushobora kuvuga nabo ibyo ayo babonye ibyo baciye oya kandi icyo kiganiro ndabashimiye izina mwakize ayo wabonye n'ukuri nayo wabonye kuko ayo nabonye niyo kabisa nibyo abonye abo shoboranza babwira ariko bitewe n'ahantu umuntu aba ari ntibyoroshye turazi ko hari abo ibintu bikimeze arugo nanjye iyo ntaba ndaho ndi ntari gushobora kwivuga nkurikije kiriya gitabo ingene nabonye babagisamiye mu kirere nibaza ko bari kuhansamira nanjye iyo mba ndi impande yabo ntacyo ibyo bibaho nabyo ni kubyihanganira umuntu akabana nabyo nta kundi oya ndabana nabyo kandi narabyihanganiye kandi Imana yarakoze abana Imana yampaye barakuze bambera abana beza ntibaba ibirumbo icyo nashakaga ubu mfite abana 2 mfite abuzukuru 3 ubwo se umva Imana itanshungushije ntacyo nyishinje ibisigaye ababikoze nabo bazihane tuzajyane mu ijuru twese ntabona kwifuza gupfa genda yewe umuntu yapfuye yaranangiriye nabi birambabaza nk'ubu nk'umuntu yapfuye atuse ibyanjye biranyishe kumbura ari kuvuga ati kabone nayifashe nabi ko bansanze ubujumba bambura ibyo batazi babeshya urakoze cyane mukomere yego we shall